Mu mateka y'u Rwanda hari amazina bigoranye ko abanyarwanda bazigera bibagirwa, nk'amazina y'abagabo bahagurutse bakarwanya akarengane ndetse bakanaharanira icyubahiro cy'igihugu cyabo. Rimwe muri ayo mazina ni Rukara rwa Bishingwe, akaba umugabo wanze guca bugufi imbere y'abazungu ahubwo agahitamo gupfa aho kwemera guteshwa agaciro. Uyu niwe tugiye kuvugaho ku bantu bahoraga bibaza ku bigwi n'amateka yasize mu mateka y'u Rwanda. Ikaze nk'ibisanzwe. Rukara rwa Bishingwe yavukiye i Gahunga mu ngoma y'Uburera, ubu akaba ari mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera, aho bakunze kwita Gahunga k'Abarashi. Se umubyara yitwaga Bishingwe, naho nyina we yitwaga Nyirakavumbi. Itariki ya nyayo Rukara yavukiyeho ntabwo izwi neza, gusa bavuga ko yaba yarabayeho ku ngoma ya Yuhi Musinga, umwami wategetse u Rwanda hagati y'igihumbi 895 n'igihumbi 931 hakurikijwe igenekereza ry'urutonde rw'abami bategetse igihugu cy'u Rwanda. Rukara yari umunyamuryango mu bwoko bwitwaga Abarashi cyangwa Abacyaba, akaba bari bazwi kugira umurava n'umuhati ukomeye cyane mu majyaruguru. Se wa Rukara yaje kwitaba Imana, maze Rukara ahita amusimbura ku mwanya wo kuba umuyobozi w'agace ka Gahunga. Rukara kandi akaba icyo gihe yaravutse asanga igihugu gifite ubwisanzure, ndetse akura abona abanyarwanda ukuntu babaga bafite agaciro n'ubwigenge. Gusa aho akaba ari mbere y'uko abakoloni b'abazungu baza mu gihugu cy'u Rwanda. Imwe mu mico yarangaga Rukara ni uko yari umuntu wagiraga ishema cyane, aho atemereraga abantu kumutesha agaciro, hakaza ubutwari aho yari yiteguye no gupfa aho kwemera gucibwa intege, ndetse no kurwanya akarengane. Ibi ari byo byaje kumugira ikimenya bose mu mateka y'u Rwanda. Gusa iyi myitwarire n'imitekerereze Rukara yari afite yayikomoraga ku muryango yavukiyemo w'abatware, aho bari bazwi kugira ubutwari no guharanira icyubahiro. Mu gihe u Rwanda rwari rugituje, haje kuba impinduka zari zigiye guhindura amateka yarwo burundu. Icyo gihe nibwo abazungu batangiye kuza mu Rwanda, bazana amategeko mashya ndetse n'ubutegetsi butari busanzwe. Agana mu mpera z'ikinyejana cya 19 twinjira mu kinyejana cya 20 nibwo ibi byose byatangiye. Mu mwaka w'igihumbi 897 nibwo abakoloni b'Abadage bageze mu Rwanda. Icyo gihe bahise bashyiraho imisoro ku banyarwanda, banashyiraho amategeko mashya ndetse banashyiraho ubuyobozi bwabo bishakiye. Abanyarwanda benshi icyo gihe baracecetse maze barabyubahiriza. Gusa umugabo witwaga Rukara rwa Bishingwe we siko yari ameze, ahubwo yatangiye kwibwira ati, ni gute umuntu uje ejo yaza kunegekera ku butaka bwanjye? Iryo niryo ryari itangiriro ry'inkuru ya nyayo yatumye Rukara rwa Bishingwe kugeza na n'ubu afatwa nk'intwari mu mateka y'u Rwanda. Inkuru ya Rukara uko yishe umuzungu ubundi byatangiye ubwo hari umupadiri w'umuzungu witwaga Pauline Rupias cyangwa Paulo Rupias, akaba yari umumisiyoneri w'Umudage ndetse akaba yari n'umukoloni ku ngoma y'umwami Yuhi Musinga. Uyu mupadiri Rupias nibwo yaje agategeka abaturage ko bakwitabira inama harimo na Rukara, aho yabasabaga guhindura imyemerere yabo bakaba abakristu ndetse no gukora imirimo y'agahati ivunanye. Zimwe mu mpamvu zateye Rukara gushyamirana n'uyu mupadiri kugeza mwishe, harimo ko uyu mupadiri yashinjwaga gutwara ubutaka bw'abaturage bo mu gace ka Gahunga kugira ngo abukoreshe mu nyungu ze n'abandi bakoloni b'Abadage. Ibyo bikaba byari guteza ibibazo ku mibereho gakondo y'abaturage bayoborwaga na Rukara. Indi mpamvu ni uko Rukara yari ari mu itsinda ryari rikomeye ku muco na gakondo nyarwanda, aho bangaga nibanashyigikire gahunda ya Kiliziya Gatolika yabasabaga ikanabategeka guhindura no kureka burundu gukora imigenzo n'imyizerere gakondo y'abanyarwanda, ahubwo bakayoboka bakanaba abakristo. Indi mpamvu ariyo nyamukuru ni uko ahagana ku itariki ya 1 Mata 1910 nibwo Rukara yahuye n'uyu mupadiri Rupias wari uzwi nka Rugigana kugira ngo baganire ku bijyanye n'ubutaka bw'abaturage. Nibwo ubwo bahuraga uyu mupadiri yamusuhuje amubwira ngo yambu. Ibyo Rukara akaba yarabifashe nk'agasuzuguro kubahuka umuco nyarwanda ndetse nk'ikimenyetso cy'ubujura bw'ubutaka bwa Rukara. Nibwo Rukara yabifashe nabi, maze uyu muzungu w'umupadiri nibwo yatutse bikomeye cyane anakubita urushyi Rukara, maze Rukara mu burakari bwinshi n'umujinya yahise afata icumu ahita ritera uyu mupadiri Rupias, maze uyu mupadiri ahita apfa. Uyu mupadiri Rupias amaze gupfa nibwo umukoloni witwaga Gudovius yateguye igikorwa cyo guhana, aho yisha abaturage benshi, abatwikira amazu ndetse anangiza ibihingwa n'imyaka yabo bari barahinze.
Rukara amaze kwica Padiri Rupiyasi nibwo yahise ahungira i Bugande, kuko abakoloni b'Abadage bahise batangira kumushakisha bikomeye cyane kugira ngo bamuhane byihanukiriye. Rukara yihishaga ahantu hatandukanye ndetse n'abari bamushyigikiye bamufashaga kumuhisha, ariko uko iminsi yagendaga igenda niko byarushagaho kumugora kwihisha. Rukara yaje gufatwa n'abakoloni b'Abadage biturutse ku kuba yaragambaniwe n'umuyobozi witwaga Ndungutse, maze aramutanga Abadage baramufata. Uyu Ndungutse yabikoze kubera inyungu ze yashakaga kuzakora ku bakoloni b'Abazungu. Bamaze kumufata baramuboshye bamujyana imbere y'Abazungu ngo bamucire urubanza. Gusa nubwo Rukara yari yafashwe ntiyigeze agaragaza ubwoba cyangwa ngo yicishe bugufi imbere y'Abazungu, kuko n'ubundi yari azi ko byanga byakunda ashobora no kwicwa. Nibwo mu rubanza bamubajije impamvu yishe intumwa yabo y'umupadiri, maze Rukara ntiyasubiza. Rukara ntiyigeze asaba imbabazi cyangwa ngo yicuze, ahubwo yagaragaje ko ibyo yakoze yari ari mu kuri. Nyuma y'urubanza nibwo abakoloni bafashe icyemezo cy'uko Rukara agomba kwicwa. Mu 1912 nibwo Rukara yishwe, bamwishe bamurasha amasasu menshi maze ahita apfa. Rukara yakundaga kuvuga ko yahitamo gupfa ari umunyacyubahiro kuruta uko yabaho ari umugaragu cyangwa umucakara w'undi muntu. Gusa mbere y'uko Rukara rwa Bishingwe yitaba Imana, yari yarigeze kugirana amakimbirane n'ibibazo n'umugabekazi Kanjogera, aho hari nk'igihe Rukara rwa Bishingwe yasuzuguye umugabekazi bikomeye cyane akanyara ku ntebe ye yari yicayeho. Ndetse Rukara ntiyari yishimiye uburyo Kanjogera n'abandi bajyanama be bashyize ubuyobozi bwose bw'igihugu mu maboko y'abakoloni. Ibyo byaje no gutuma Rukara aza gufungwa. Ikindi, Rukara ntiyakundaga uburyo uyu mugabekazi yakemuragamo imanza ku ruhande rw'umuhungu we muto Musinga. Rukara rwa Bishingwe kugeza na n'ubu ni rimwe mu mazina abantu batazigera bibagirwa, akaba kandi anafatwa nk'intwari y'igihugu yarwanije akarengane kakorwaga n'abakoloni b'Abadage. Nshimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro, bibutsa gukanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro bizajyaho ubutaha muzabibone mu ba mbere. Nawe ubutaha.